Shalom, Yesu ashimwe cyane, umugoroba mwiza kandi nongeye kubaha ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana muri iyi minsi itatu y'amasengesho y'abarinzi ku nkike. Mbere ya byose ndongera nshimire Pastor Hortense Mazimaka ndetse nabo bafatanije uyu murimo w'abarinzi ku nkike. Mbashimira ko mwanteye iteka mukantumira kugira ngo tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndizera ko mwahawe umugisha mu ijambo Imana yashyize ku mutima kubazanira ngo tuganire, kandi nanjye kuri nahawe umugisha ndakigira ijambo. Iyo soje kubwiriza ndongera nkatega amatwi kandi nkumva ubwanjye ndiho ndafashwa, rimwe na rimwe nkareka n'ijambo ry'Imana rikandondora munange rinyereke aho ntaragira neza mu kuba nk'uko rishaka. Ndizera ko nawe wahawe umugisha, Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye. Uyu ni umunsi wacu wa nyuma usoza. Mbabwire ko turi busoreze ku ngingo ya 4 mu gihe nababwiye ko tuzaganira 8 ntabwo byakunze, turasoreza kuri iyi ariko si ubwa nyuma. Nk'uko navuze, abazakurikiraho Imana izabakoresha mu kurushaho gutuma muhabwa umugisha. Ndashimira Umwuka Wera ko yatanze impano uko ashaka kugira ngo abantu b'Imana bafashwe. Bibiliya tubwira ngo yaziduhereye kugira ngo umubiri wa Kristo, abantu b'Imana badakomeza guteraganwa n'imiyaga n'imiraba y'imyigishirize uburyo butari bumwe, ahubwo abantu b'Imana babe bashyitse bageze ku gihagararo cya Kristo. Ndashimira Imana rero uburyo ihamagara mu buryo butandukanye kandi igatanga impano uko ishaka. Ndabashimiye. Reka dusenge rero dukomeze n'ingingo yacu ya 4 uyu munsi, ari nayo tuza gusorezaho. Noneho ndizera ko tuzakomeza icyumweru gitaha ubwo tuzaba turi masengesho nanone y'iminsi 3 mu kwezi gutaha. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana ya nyir'ijuru n'isi, we waremye byose, ukomokwaho na byose, umuremyi w'ibyo tuzi n'ibyo tutazi, nyir'ubwenge bwose, nyir'ubushobozi bwose, nyir'icyubahiro cyose, nyir'imbaraga zose. Wambaye ubwiza, ukenyeye icyubahiro, uraberewe, uberewe no gukomera, uberewe n'ubwiza, uberewe no kugira neza. Ni wowe Mana, Mana itagira icyaha. Aya ntabwo ari amagambo yatwebwe abantu bawe tuzi kuri umwami ngo tuyakoreshe tuguhakwaho. Ntabwo ari amagambo yuhakwa. Imitima yacu iremezwa, abamarayika bakureba mu maso baremezwa yuko wowe Mana uri mwiza, nta cyaha ugira, nta cyasha ugira, nta wakureba mu maso, urarabagirana, wuzuye ubwiza, uratangaje, ukwiriye kubahwa, ukwiriye gusingizwa, ukwiriye ishimwe. Ijambo umuntu yasohora mu mutima kubonye nibi tuvuga, nuko yavuga ngo uraberewe, uberewe n'ubwiza, uberewe no gusingizwa, uberewe no gushimwa. Ni wowe wera, ni wowe utagira icyaha, wuzuye imbabazi, wuzuye neza, wuzuye ibambe, wuzuye kurabagirana, uruwera. Abakureba mu maso, navuze ibizima 4 bijya bihabwa umwanya nabyo ngo bigire icyo bikuvugaho. Abakwegereye kuruta abandi, ibiremwa bikwegereye kuturusha twese, nta kindi bivuga uretse kuvuga ngo uri umuziranenge. Uri umuziranenge mu byo uvuga, uri umuziranenge mu byo ukora, uri umuziranenge mu byo ugirira abantu, uri umuziranenge. Mana, ibyo twita bibi ubwabyo byerekana ubuziranenge bwawe. Zaburi 136 umuririmbyi Dawidi yaravuze ngo nimushimire Uwiteka ko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka. Ntacyo utakoze na kimwe kubera ko imbabazi zawe zihoraho iteka. Nimushimire yaremye ijuru n'isi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka. Nta na kimwe mu biva kuri wowe kiterekana imbabazi zawe n'urukundo no kwera kwawe bihoraho iteka. Ni wowe ukwiriye gusingizwa, ni wowe ukwiriye kuramywa, ni wowe ukwiriye amashimwe, ni wowe ukwiriye imibavu izamuka yegera aho uri, kuko imbabazi zawe n'urukundo rwawe no kwera kwawe bihoraho iteka. Ni wowe Mana, ni wowe muremyi, ukwiriye ishimwe, ukwiriye gusingizwa ibihe byose. Uraberewe, uberewe n'amashimwe tuguha, uberewe n'amashimwe y'abamarayika, uberewe n'amashimwe y'abatarigeze bacumura, uberewe n'amashimwe y'abo twabona tukikubita imbere tukibwira ko tubonye Imana. Bararabagirana, abantu babonye abamarayika barabaramya bazi ko babonye Imana, nabo ubwabo bararehebuje, ariko ubwiza bwabo nububora imbere yawe. Nabo ubwabo ntabwo biringira, ubonamo amafuti, urarabagirana Mana. Ijambo ryeravuga ngo n'abamarayika ubwabo ntubiringira, iyo ubarebye ubonamo amakosa. Niko Yobu yabivuze, ariko wowe urarabagirana, urahebuje Mana. Uhebuje mu byo uvuga, uhebuje
uhebuje mu byo ukora, uhebuje mu byo utekereza, uhebuje mu byo utugirira. Ni wowe Mana iboneye yonyine gusa, Imana ikwiriye ikuzo, kwambikwa ikuzo mu rukundo, Imana ikwiriye gushimagizwa no guhimbazwa natwe. Icyubahiro cyose ni icyawe. Turagushimiye kuri uyu mugoroba uduhaye ngo twongere kuganirizwa nawe. Tuzahora tugushimira icyiza gihebuje ibindi, tugushimira Imana itagira akagero, tugushimira urukundo rwawe wagaragaje. Nawe ubwawe urabizi ko nta rundi rukundo rurenze urwo. Ni Yesu umwana w'Imana, warakoze kuduha umwana w'ikinege w'Imana. Ni ukuri wagize neza. Tugushimiye izina ryawe, tugushimiye iryo zina, izina ryawe. Ubwo yaragushimiye ngo Mana izina ryari ryawe urarimpa kugira ngo ndikirize maba ngabo. Ndagushimiye yuko izina ryawe wariduhaye, Yehova utuma ibintu byose bibaho, umuremyi wa byose udakomwa mu nkokora, nyirimbaraga z'agatangaza, nyirimbaraga z'agatangaza, umuremyi w'ibintu byose, wabanjirije byose kubaho, nyirubwiza, nyirugukomera, nyirimbaraga, nyir'uburemyi wahozeho mbere na mbere, Uwiteka uhoraho yabaye umuntu kugira ngo azabane natwe, wakwiriye mu mubiri kubw'urukundo kugira ngo udukize, uduhe ubugingo buhoraho. Ndabigushimiye, nzahora mbigushimira. Ngira iryo shimwe rikomeye, ngira iryo shimwe risumba yawe. Ngushimiye umwuka wera, umwuka utanga ubuzima, umwuka utanga ubuntu. Ngushimiye iryo zina dukirizwamo, ngushimiye urukundo twaherewemo, ngushimiye imbabazi twaboneyemo, ngushimiye ko utubereye Imana, ngushimiye ko watubizaye bwa kabiri. Ni ukuri nushimwe ku bwa Yesu turanyuzwe. Gusa uduhe kumuhishurirwa, uduhe kumumenya, uduhe kumusobanukirwa, uduhe guhindurwa dusa nawe, uduhe Mwami kugera ku migisha twahawe muri we, uduhe kwinjira muri ubwo bwami, uduhe gutwarana duhinduke intwarane, kuko baravuze ngo intwarane zibugishamo imbaraga. Duhinduke intwarane zo kwinjira muri ubwo bwami kugira ngo duse n'uwaduhamagaye, kugira ngo tube nk'uwaduhamagaye, kugira ngo twakire imigisha tuyigenderemo iwaduhamagaye. Urakoze Mana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twiteguye kwigishwa nawe, twiteguye kuganirizwa nawe, usenyagura ibihome mu izina rya Yesu. Reforteresse, ndavuga imbaraga, strongholds, ibihome biri mu mitekerereze yacu, biri mu bwenge bwacu, biri mu marangamutima yacu, ibihome by'akamenyero, ibihome by'idini, ibihome by'ibyo tumaze iminsi tuzi, ibihome bibuza ijambo ry'Imana kubakwa muri twe. Mu izina rya Yesu nkubise hasi ibyo bihome kubw'imbaraga z'umuzuko, kubw'imbaraga z'uwanesheje urupfu, kubwa Yesu uri iburyo bw'Imana dusabira. Izina rifite imbaraga, izina ry'ubutware, izina ry'ubushobozi, izina dukirizwamo, izina twahawe, izina ry'imbaraga. Mu izina rya Yesu ndavuga muri ubwo butware, muri ubwo bushobozi, kubw'iryo zina nkubise hasi ibihome n'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Mu izina rya Yesu fasha imitekerereze yose nyigomororeye Yesu, kugira ngo twunguke kumenya Imana, kugira ngo twunguke gusa nayo, kugira ngo twunguke kuba nk'uko Imana ishima. Mu izina rya Yesu urakoze. Twiteguye kwigishwa nawe, twiteguye gukoreshwa nawe Imana, no guhindurwa ngo duse no ku ijambo ryawe riri, kugira ngo abera bawe, abana bawe baruhuke, baruhurwe no gusubizwa gusenga, baruhurwe no kubona ibisubizo biva mu ijuru, baruhurwe no kubona ubuzima bwabo buhinduka, baruhurwe no kubona ijoro ryimukira amanywa, baruhurwe no kubona ijoro ryimukira amanywa, baruhurwe no kuruhukira muri wowe, baruhurwe no kubona ukuboko kwawe kubarambukira, baruhurwe no kubona ushyira ishimwe mu kanwa kabo, baruhurwe no kubona ibyabaranze bihinduka, baruhurwe no kubona ineza yawe ibakoraho, baruhurwe no kubona utabara ingo zabo, baruhurwe no kubona ubarengera mu busore, muri seriba, baruhurwe no kubona ubuzima buremereye, ubuzima bumeze ubuzima buhinduka umutwaro, baze buhinduka ibyishimo no kunezererwa kuko uri Imana nziza. Baruhurwe no kubahindura ishimwe, ukabaremera ishimwe mu kanwa kabo. Urakoze kugiye kutwigisha, urakoze kugiye kutuganiriza, urakoze kugiye gukora ibirenze ibingibi dusaba, nk'uko imbaraga zigukoreramo, zimwe zazuye Yesu, zimwe zidukoreramo muri twe ziri, maze icyubahiro kibi cyawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Mbibutse kubo tubanye ubu, iyi nyigisho ni iya gatatu. Niba utarabashije gukurikira izabanje, nakugira inama yo kubanza kuzikurikira kugira ngo wumve aho tugeze. Turimo turaganira ku ijambo rifite umutwe ugira uti inkingi n'urufatiro rwo gusenga kuzana ibisubizo, gusenga gutuma Imana igusubiza. Twabonye mu ijambo ry'Imana yuko abantu basaba ntibahabwe kuko basaba nabi, nk'uko Yakobo yabivuze mu bice 4:3 ngo murasaba ariko ntimuhabwe kuko musaba nabi. Aravuga ngo kugira ngo mubyayishira ari ryanyu. Ibyo tuzabivuga mu zindi ngingo enye tutavuga uyu munsi, kuko durimo turaganira ku nkingi 8
duhishurirwa mu ijambo ry'Imana. Iyo mvuze umunani iteka zahora mbivuga niho Uwiteka ageze anyigisha. Ubutaha zishobora kuba ari 10 cyangwa 12, naho njyewe ngeze niga umwuka mpishurira anyereka ibyo dukwiye kubakaho kugira ngo gusenga kwacu kube effective, kube gusenga gusubizwa, kube gusenga Imana yitaho, kube gusenga kuzana ibisubizo. Kubera ko Yesu yadusigiye isezerano, aravuga ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu izina ry'umwana we. Icya kabiri, nzagikora kugira ngo umunezero wayo ube wuzuye. Niyo mpamvu dukwiye kureba neza ngo twigenzure ubwacu, ni iki gituma dusaba ntiduhabwe? Ko Yesu yiteguye, ashaka, yameneye amaraso, yagaragarijwe kugira ngo gusenga kwacu guhinduke gusenga kumvirwa. Imana yacu ishimwe cyane. Nibyo rero turimo tuganira ku nkingi 8 zubakiye ku rufatiro nyarwo kugira ngo gusenga kwacu kube effective, kube gusenga gusubizwa, kuzana ibisubizo. Twaganiriye rero inkingi 3, uyu munsi turaganira indi nkingi ya 4. Imana yacu ishimwe. Nari nyivuga rero ngo niba aribwo tukibana ushobora kutumva neza aho turi, nagusaba kujya kureba kuri YouTube channel ya Pasteur Hortense Mazimpaka ukareba izo nyigisho zabanje, cyangwa se kuri YouTube channel ya Senga Emmanuel Official uraza kubona izo nyigisho twabanje kugira ngo umenye aho turi none. Tugeze ku nkingi ya 4 rero. Inkingi ya mbere murabyibuka ko twavuze ko kugira ngo gusenga kwacu kumvirwe ni igihe tujyana umutima imbere y'Imana mu gusenga kwacu twiteguye kuvuga ngo Mana, ubushake bwawe aba ari bwo buba. Ni ukuvuga ngo twiteguye, dufite umutima bonne foi mu gifaransa, ko dufite umutima ushaka kumvira ubushake bw'Imana. Dushobora gutsindwa kubishobora, ariko umutima urabishaka. Nkuko Yesu yavugaga, umutima urakunze ariko umubiri uranze. Gusa ndashaka, ndaharanira ngo Mana ibyo ushaka bari byo bibaho. Ni ukuvuga iyo attitude, iyo nyifato y'umutima, ubwo bushake bw'umutima, uko kuba bien dispose ku bushake bw'Imana, ni Imana idushakaho mbere ya byose. Kubera ko twabonye na Yesu Kristo yarasengaga ngo Imana imukize urupfu, yiringinga cyane. Ibaze nawe icyo kintu kiriva ninde? Umwana wanjye mfite abahungu 2, ntabwo yakurirwa nyinginga ngo nkize urupfu papa, ahubwo nanarumurinda. Ariko mwibuke ko gupfa kwa Yesu niho hari ubuzima bwacu twese. Urupfu rwe rwari imbuto ibibwe ngo ubugingo bw'abari mu isi bukire. Rero gutakamba cyane ngo Imana imukize urupfu ni icyifuzo cyagaragara nkaho cyumvikana, ariko Yesu aribuka ko kubaho kwe byari ubushake bw'Imana ngo mu rupfu rwe ruhinduke ubuzima bw'abari mu isi. Niyo mpamvu avugaga ngo reka ubushake bwawe abe ari bwo bubaho. Data yaramusubije, amumara ubwoba, amuha imbaraga kugira ngo abashe guhangana no gutinyuka no kugira imbaraga z'umutima zimunyuza muri urwo rupfu yari manyuramo. Imana ishimwe. Iteka niyo waba uvuga ngo Mana, ndashaka kumpa urubyaro, kuko ibyo birumvikana. Mana, ndashaka imbaraga z'umwuka. Mana, ni kuvuga ibyifuzo navuga ngo biri ku mutima w'Imana, ibi byifuzo bigaragara nk'ibyera. Imana nayo ikeneye ko wuzura imbaraga, Imana ikeneye ko wezwa, Imana ikeneye ko usa n'umwana wayo yabimeneye amaraso. Ubwo ni ubushake bwayo. Iteka rero ujye ukingura umutima uvuge ngo ngewe niteguye gukurikiza, gukora no kumvira iteka ibyo wowe ushaka. Icya kabiri twavuze ko ari ukwizera. Tuvuga ko Bibiliya tubwira ko igikorwa cyose gikoranywe kutizera ubundi ubwacyo ni icyaha. Turavuga ngo ngaho tekereza nawe kumara iminsi 40 imbere y'Imana, aho kugira ngo ijuru ribone nko gusenga rikabibona nk'icyaha. Urimo uriyicisha inzara, urimo urasonza, wambaza ati se none mbyihorere ibyiza, aho kugira ngo nkore ibyaha byiza nabyihorera. Oya, waba wumva nabi, waba uri umunegativiste. Ahubwo dore icyo ndi kukubwira ni uko gusenga ari ingenzi, kandi gusenga twarakuvuze ni uku nguku. Menya ko uwizera Imana wese, umuntu wese wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, yarangiza ikagororera abayishaka. Ujya wegera Imana, ujya ushaka, uri mu minsi 3 yo gusenga 40 se, ujya ugira 7 kurara veye, kubyuka mu gitondo, uburyo bwose washyiraho bwo gusenga. Mbere y'ibindi byose uwegera Imana, banza wizere, umenye iriho. Aho twavuze ko nta kibazo, ariko unamenye ko iyo Mana wegereye igororera. Hari impembo, igitanga igihembo, igitanga recompense ku bantu bose bayishaka. Imana yacu ishimwe cyane.
twarabivuze mu nyigisho zabanje. Ejo twavuze ingingo ya gatatu ariyo ivuga ngo gusenga nyako, gusenga gukwiriye nuko Yesu yatubwiye. Aravuga ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye, data azagikora kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Icya kabiri, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Ni ukuvuga ngo nagira ngo umenyeshe ko ibyo usaba wowe ntibifitiye inyungu wowe gusa, bifitiye inyungu n'Imana. Kubera iki? Irabizi neza ko izakuramo icyubahiro, irabizi neza wagenda da ishobora kutita ku munezero wanjye kubera kutizera kwanjye. Hari ubwo dutekereza ko Imana twikunda kuruta iko idukunda, ukavuga ati yaba inkunda se ikareka kungirira atya, yaba inkunda se igatuma nkomeza kuba ingumba, yaba inkunda se nkamariye imyaka yose nta rushako, yaba inkunda se n'ubu bukene. Ni uko dutekereza. Biragoye niko twibwira. Ariko reka nkubwire muvandimwe, Imana iragukunda, ndabizi neza. Uyibajije yakora ikintu kimwe cyonyine. Ubajije ngo mbwira urukundo rwawe, waba unkunda ibi bikambaho, ndabizi neza igisubizo cy'Imana, ndabizi neza. Yakubwira ngo dore ikikwereka ko ngukunda, nikoze mu nda nguha umwana wanjye Yesu kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Muvandimwe, icyo yakoze gihebuje icyo, kuko niba uririra urubyaro, niba uririra urushako, niba uririra amafaranga, niba urizwa n'ikindi icyo ari cyo cyose, ngewe nivugiye ibiri mondene, naho urizwa no kwera uwasobanukiwe ko Imana imukunda, urizwa no kuzura umwuka asobanukiwe ko Imana imukunda. Ni ukuri ndabizi neza. Ariko niyo waba urizwa n'ikintu cyo mu isi, reka nkubwire muvandimwe, nta cyavuga urukundo rw'Imana nko kuba yaraguhaye umwana wayo w'ikinege kugira ngo ubuzima buto bwo kuri iyi si tubamo by'akanya gato twarangiza tugakenyuka nk'uko iyo babivuga. Yaguhaye Yesu ngo azakuzure uzabeho iteka, aho umujinya utaba, aho umubabaro utaba, aho agahinda kataba, aho uzahanagurwa amarira yawe yose, ugahora ureba Imana mu maso ikakubwira ngo ngwino, uzibagirwa imibabaro yawe yose. Azagushora ku mazi y'ubugingo, azaguha kurya kuri manu yahishwe, azaguha kurya ku giti cy'ubugingo ikera buri mbuto uko ukwezi gutashye. Uzibagirwa umubabaro, uzavuga ngo nibagiwe agahinda kose, nk'uko ibyahishuwe 21 havuga. Imana yacu ishimwe cyane. Uzaririmba umwana w'intama, humura, uzibagirwa agahinda. Imana yaguteguriye igihe cyo kuzibagirwa umubabaro uterwa n'ubuzima bwo ku isi. Nawe arabizi ko mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Kandi si nibyo gusa, humura, ubwo ukiriho uri umukandida w'ibyiza. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Mubwiriza 4:9 ngo ubwo dufatanya n'abazima turacyafite impamvu y'ibyiringiro. Ni nayo mpamvu turimo turavuga aya magambo ngo tugusubizemo imbaraga, tukubwire ngo kuba warababaye bigeze ku mutima w'Imana. Imana yumvise agahinda kawe. Zaburi ya 56:9 utubwira ko Imana igishyira amarira yacu mu icupa ryayo. Amarira yawe ntabwo agwa hasi ubusa, n'ay'agaciro mu maso y'Imana. Niyo mpamvu yakuntumyeho ngo nkuzanire ibi byiringiro bikubwira ngo dore ahubwo inkingi, dore uburyo bwo gusenga, maze gusenga kwawe kube effective, kuba gusenga gusubizwa. Imana yitaye kubikubabaza, Imana ifite ibisubizo mu kiganza, kandi izarambura ikiganza ihaze kwifuza kwawe, kuko ihaza kwifuza ko biri mu isi. Muvandimwe, wicike intege, ahubwo ndakubwiye ngo dore ugusenga nyako ni ugusengera mu izina rya Yesu. Gusengera mu izina rya Yesu, gusengera mu izina rya Yesu twabivuzeho ejo, kuko akenshi tuzi ko ari ukuvuga ngo mu izina rya Yesu. Birenze ibyo, Satani niyumva amagambo asohotse yumva uri we. Yumva uri we. Murabyuka kuri abahungu ba Sikewa 7, ni inkuru dusoma mu Byakozwe n'Intumwa bice 19 na 20, ngo abahungu ba Sikewa ngo bihandishwaho kugenda birukana abadayimoni, ngo bakajya babwira abadayimoni ngo mu izina rya Yesu wo Pawulo avuga, ngo maze bahura n'abadayimoni barakaye basobanukiwe kuruta, baravuga ngo Pawulo uvuga turamuzi, na Yesu izina rye turaryubaha, none mwebwe muri bande? Iyo tuvuga gusengera mu izina rya Yesu ntabwo ari ukuvuga ibyo utazi, ni ugusobanukirwa iryo zina iryo ari ryo. Imana yacu ishimwe cyane. Twabivuzeho ejo rero ntabwo tubitindaho, ariko reka nkubwire ibintu bibiri gusa twavuze. Icya mbere ni ukumenya Yesu Kristo uwo ari we, kuko kugira ngo usengere mu izina rye ni uko ubanza ukamenya ko yavuze ngo abasenga data bose bakwiye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Kandi ubwo yaravuze ngo ibimwuzuye nibyo twahawe, ni ubuntu n'ukuri. Ibimwuzuye nibyo twahawe. Yesu Kristo
kumenya ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri ni mwene Dawidi, mu buryo bw'umwuka ni umwana w'Imana, nk'uko Abaroma igice cya mbere umurongo wa 4 hatubwira ngo ibyo bihamwe no kuzuka kwe. Ni nako biri tubwira ngo natwe abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri. Muri biri ijambo ry'Imana ravuga ngo ntibavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, ntabwo byakomotse ku kuryamana k'umugabo n'umugore, ngo ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Ibyo biremwa by'umwuka ni by'Imana ishaka ko bimusenga. Niba rero ushaka gusenga Imana mu buryo bwiza, icyambere banza umenye ngo muri Kristo Yesu ndinde, uri umwana w'Imana, wabyawe n'Imana. Kubw'ibyo usenga Imana so. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Banza umenye uriwe, nturi umutindi. Njya nkunda gutanga inkuru numvise kera hashize imyaka 25. Umushumba umwe muri Kongo yakundaga gusenga abwira abakristo be abereka guca bugufi, ngo yuko bakwiye kujya imbere Imana bakajya bavuga ngo sisi Mungu Baba, sisi ba makaku, sisi ba imbesire, sisi ba umbwa tu. Actually mu Kinyarwanda, Mana twebwe turi imbwa, twebwe turi imbaragasa, twebwe turi twa dukoko two muri toilette. Actually imbesire ni igicucu, ariko aho nakuriye langage courante, langage familiale, nuko twa dukoko turya amazirantoki, kumwe two muri toilette bakunda kutwita imbesire. Yego literally mu kisobanuro bwa imbesire ni igicucu, ariko ndavuga uburyo bakoresha iryo jambo aho hantu barikoreshaga nk'ari twa dukoko. Ntabwo bishoboka. Imana ntiyakumva turiya tuntu. Nawe ari wowe wakubwira ngo wumve uhoza amaso yawe kuri turiya dukoko wabikora? Ntabwo byashoboka. Ntawe wakubwira ngo uhoza amaso muri toilette, nanjye nayahunze. Niba wibona imbere y'Imana nka gutyo, izakwima amaso nyine. Ntabwo Yesu yapfiriye imbesire. Niyo twaba twari turizo, yaduhinduye kuba ibyaremwe bishya, yaduhinduye gusa nawe, dusangiye umubiri n'amaraso nawe, kuko twacungurwa amaraso ye. Muvandimwe, hindura uko utekereza, uri uw'agaciro imbere y'Imana. Imana inezezwa no kumva ijwi ryawe. Mu gihe wowe uyisanga nka wa mwana w'ikirara uyibwira ngo mpaka ungire umugaragu wawe, waragutegereje, aragukumbuye, akumbuye mu maso hawe, akumbuye kumva uko uvuga. Imana ni data. Icyampa ibyo bikakwinjira mu mutima, icyampa ibyo ukabyakira, gusenga kwawe kuzaba gusenga k'umumaro. Icyanyuma twavuze ni ukumenya Yesu Kristo uwo noneho ari we. Icyambere ni ukumenya uriwe muri we, icya kabiri ni ukumenya uwo ari we kuri wowe. Ni iki Yesu Kristo ariho kuri wowe? Icyambere twavuze ko ari umutambyi mukuru uri iburyo bw'Imana kugira ngo adusabire, niwe ufiritira amasengesho. Twavuze dusoreza ejo yuko isengesho ry'umwana w'Imana rivuga ngo twegereye wa musozi Yerusalemu, twegereye ururembo rushya Yerusalemu nshya, twegereye iteraniro ry'abamarayika, twegereye n'ibihumbagiza by'abera, twegereye umuhuza w'isezerano rishya, twegereye Yesu n'amaraso ye avuga neza kuruta ayabere. Aho niho twasoreje. Amaraso ya Yesu avuga neza kuruta ayabere. Avuga iki? Avuga kubabarirwa. Avuga iki? Avuga ko Imana igukunda. Avuga iki? Avuga ubuntu kuri wowe. Avuga iki? Avuga kwezwa. Avuga iki? Avuga kuri w'agaciro. Avuga iki? Avuga ko mu ijuru ari igihugu cyawe. Avuga iki? Avuga isano ufitanye n'Imana. Amaraso ya Yesu nta kindi avuga. Iyo abumbuye akanwa ngo avuge, kuko twabonye ko amaraso iteka avuga ngo ayaberiyo. Niko Bibiliya itubwira mu Itangiriro ibice 4 ngo yavugaga iteka. Nkunda mu Gifaransa, mu Kinyarwanda bavuga ngo yaborogaga, yatakaga asaba guhora. Icya kabiri ngo agasaba ubutabera. Ngo ariko aya Yesu iyo avuze atanga ubutabera, kuko aravuga ngo gukiranuka kw'Imana ningiye kubonerwamo. Icya kabiri yavuze aravuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Iyo Satani agerageje kuturega, Bibiliya itubwira ngo yicaye iburyo bw'Imana kugira ngo atuvugire. Iteka yavuze amaraso ye avuga ibyiza. Imana yacu ishimwe. Ndagira nkubwire ko no gusenga niyo kwakunanira ukajya wumva ntugishoboye, ugiye guka ko Yesu agusengera kuruta uko usenga. Amaraso ye aratuvugira. Ibyo bituma tugira ku ngingo ya 4 ariyo tugiye gusoreza aho, yitwa ngo inkingi yo kwegera Imana mu gusenga wuzuye gutinyuka. Icyo twise audacité. Uri audace mu Gifaransa. Audacité twavuze ko ari cyo bita hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. Mu Kinyarwanda ni ukugendana umutima wuzuye ibyishimo, utimenyaho na gato, utazi na gato ko hariho imbogamizi cyangwa se aho ugomba kugarukira mu Mana. Haleluya.
Haleluya. Nta mbogamizi n'imwe ihari kandi nta limite mu mana wowe ufite. Niyo mpamvu ukwiye kuyegera udatinya. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Abantu benshi ngewe nawe umbwire niba nibeshya, batubitsemo ubwoba ko Imana itihanganira abanyabyaha n'abanyantege nke, bahora batsindwa nkanjye nawe. Ibyo twabyumvise kenshi. Cyane cyane tukagira n'ibyanditswe dusoma muri Yesaya. Ninde wababwiye kuza kundibatira urugo, kavuga ati use ndayitunguka ndajya hehe ko mbizi ibyo mazemo iminsi. Yenda bamwe mu bakora mu cyaro, reka ntange urugero, wikorera i Butare cyangwa se i Burera, umaze igihe udasenga, wagezeyo uragwa ukora ibyaha, yenda noneho ugiye gutaha ku cyumweru harageze, cyangwa ku masengesho ku wa gatatu, cyangwa amasengesho y'abarinzi ku nkike, ijwi rigahita riza, rero urajya he nawe, wowe ugiye hehe? Imana yaravuze, ibyanditswe bihita biza, wiza kundibatira urugo. Twabitswemo ubwoba bumeze butyo. Nibyo nagira ngo umenyeshe ko Imana yanga ibyaha, ariko Imana ikunda abanyabyaha, cyane cyane abaza bayihungiraho nk'umubyeyi ngo ibaboneze, ibatabare, ibarengere, ibakureho uko biyumva kubi. Imana ihora iteze amaboko. Imana yacu ishimwe cyane. Dore umutima ukwiye kwegerana Imana, umutima udatinya, kuko wiyiziho kudafite inzitizi zituma utabasha kwegera Imana. Nk'uko turangije kubivuga, noneho twegerane umutima avec le cœur audace, umutima utiyiziho ko hariho inzitizi zituma utegera Imana. Ntabwo igituma wemererwa imbere y'Imana ari uko wowe ubwawe ugerageza gukora ibyiza. Yumva neza, kenshi tuzi ko igituma Imana itwemera ari uko twagerageje gukora ibintu bivuye mu kwibabaza kwacu, cyangwa se bigamije kwihana. Reka mbihindurire izina, kwibabaza kugamije kwihana. Reka mbaho urugero, nko kwatura ibyaha byawe ukishyira hanze wibwira ko urimo urasenyera Satani, ukarira cyane. Ibyo ntabwo ari byo bituma wemerwa. Burya ni byiza kumena umutima, ni byiza, ariko kwibwira ko kumena umutima ari byo bituma Imana ikwemera, niho hahandi abantu bavuga, usanga umuntu avuga ngo ubwo ntarajya kurira Imana ije najya hehe? Njya mbyumva ngo ariko nk'ubu Yesu aje wajya hehe? Ngo se ibyo bibazo mpura nabyo buri munsi. Ngo se pastor, ngo nk'ubu Yesu aje ngo agasanga utarihana ngo wajya hehe? None se ubundi nuba kwihana kwawe niko kuguhesha kugira aho uzajya? Mbega tugorwa no tugorwa no kudatandukanya ko Imana tuyibonamo imbabazi mu buryo bubiri. Imana itugirira imbabazi, cyangwa se reka mpere, Imana yatugiriye imbabazi zihoraho iteka nk'umucamanza. Nyumva neza, kuko abizeye Yesu Kristo, Imana ntikiri umucamanza wabo. Oya, nta rubanza bazacirwaho. Imana mbere tutarizera Yesu yari umucamanza wacu. Tumaze kumwizera atugirira imbabazi z'iteka, nta rubanza tuzacirwaho. Si uko tutakoze ibyaha, no, ahubwo imbere y'ubutabera bw'Imana umucamanza, nk'uko mubizi, utsinda urubanza n'ufite umuavoka wabashije kumuburanira neza, ingingo ze zikumvikana. Natwe rero dufite umurengezi Yesu watuburaniye adahakana ibyaha, ahubwo wishyuye ikiguzi cy'ibyaha, maze urubanza rwari turiho ntirwaba rukidutsinze na busa. Imana Data ntikiri umucamanza. Oya, nta rubanza tuzacirwaho. Ahubwo iyo tugiye imbere y'Imana tuba dugiye gushaka imbabazi, none atari imbabazi z'umucamanza, ahubwo imbabazi z'umubyeyi. Nongere nsubiremo, Bibiliya iyo itubwiye kubabarirwa itubwira imbabazi mu buryo bubiri: imbabazi z'Imana nk'umucamanza wabari mu isi, izo abizeye Kristo Yesu bose by'ukuri bakizera izina rye ko Imana yamuzuye mu bapfuye, bakatuza akanwa babivuye koko sincèrement, bemejwe ko bari bakwiye gupfa, bakizera umurimo wo kumusaraba. Imana yabagiriye imbabazi zigira Imana nk'umucamanza w'abari mu isi. Abo bahinduriwe abana b'Imana. Iyo begera rero Imana basenga, ntabwo bashaka imbabazi z'Imana nk'umucamanza. Oya, baba bashaka imbabazi z'Imana nk'umubyeyi. Kubw'ibyo rero, iyo nyegereye nzi ko nananiwe, naguye, nanduye, nacumuye, nta
nyegera mvuga ngo nk'ubu Yesu aje najyahe, oya, ahubwo mba ngiye negereye Imana nk'umubyeyi ngo angirire imbabazi. Izo mbabazi z'umubyeyi nazo zijya zigira ikibazo. Reka mbaho urugero rutoya, nubwo mbizi tuzabivugaho nitwongera kugirirwa amahirwe, pasiteri yongera kungirira icyizere akantumira, tuzakomeza izi ngingo zacu enye tutarangije. Yesu yaravuze atwigisha gusenga, ndavuga mu isengesho rye Matayo ibice 6, aratubwira ngo ujye musenga muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka be mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Tubabarire ibicumuro, uduhe ibyo kurya byacu bidukwiriye uyu munsi, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Umurongo wa 14, Yesu agaruka gusobanura ikintu kimwe gusa. Muri iri sengesho ryose tuvuze yasobanuye ikintu kimwe: imbabazi. Aravuga ngo kuko nimutababarira abantu ibyaha byabo, so wo mu ijuru nawe ntazabababarira. Benshi rero bakunda kuvuga ngo nutababarira ntuzabona ubugingo buhoraho. Oya, oya, nta na rimwe Yesu yakoresheje ijambo ryo kubabarira kereka yarikoresheje nk'Imana umucamanza. Muribuka ko yavuze ngo uwo so wo mu ijuru, hano yavugaga kubonera imbabazi imbere ya Data. Iyo iyi ni ingingo tuzavugaho nayo twita inkingi yo gusenga no gusubirizwaho. Reka nyibabwire yenda mu zindi enye zisigaye, yitwa kubabarira bagucumuyeho. Kuko kutababarira ni ukubumba ibiganza byawe mu gihe Imana yakuramburiye amaboko. Kuko iri ni ihame rivuga ngo nimutababarira abantu ibyaha, so wo mu ijuru nawe ntabagirira imbabazi. Voilà. Imbabazi agira si imbabazi zo kutobarira ibyaha ngo tubone ubugingo buhoraho, kuko already ntiyakoresha ijambo so ataratubyaye, ubwabyo ntiducirwaho iteka. Imbabazi dukeneye kugirirwa nawe arizo tugiye kuvuga mu gifaransa cyo bita mercy, la miséricorde. Voilà, c'est pas le pardon du péché, c'est la miséricorde de Dieu. It's a mercy of God. Ni impuhwe z'Imana, ni imbabazi ziduhesha faveur, ziduhesha ibisubizo imbere y'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Rero nshuti yanjye, ubu bwoba twakuranye, ubu bwoba twagumanye butubwira ko Imana yanga abayizera banduye, none se ubundi buzakizwa n'iki? Reka nkubwire ko igituma wegera Imana ugakira nicyo twavuze mu nkingi ya gatatu. Kwegera Imana mu izina rya Yesu ni kubera izina rye, n'ubundi impuhwe ze zituma, nk'uko Dawidi abivuze ngo imbabazi ze nizo zituma tudashiraho. Izo Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Kubera Yesu ni wegera Imana, egera kandi udatinya. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nihute. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 19 ukagera ku murongo wa 22. Abaheburayo ibice 10 uhere ku murongo wa 19 ukagera ku murongo wa 22. Reka dusome. Haragira hati: nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira hera cyane n'amaraso ya Yesu. Ndasubiramo: nuko rero bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba. Ubwo bushizi bw'ubwoba tubukura he? Nuko twamenya abo turi bo muri Kristo Yesu, tukanamenya n'uwo Yesu ari we kuri twebwe. Ntabwo ari umucamanza yicaye iburyo bw'Imana ngo amvugire n'ibyo ntazi kuvuga neza. Usoma umurongo ubanza rero banje kutwereka neza ibice bibanza yuko Yesu Kristo yadukoreye umurimo wo kuducungura, yatubereye igitambo gituma twebwe duhinduka abana b'Imana. Aravuga rero ngo ubwo dufite ubwo bushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane na ya maraso avuga ibyiza kuruta yaberi, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya y'ubugingo. Iyo nzira inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Aya magambo arakomeye ubwayo n'inyigisho. Umwenda ukinze ari wo mubiri we. Ariko reka mbyoroshye. Muribuka Yesu acikana ku musaraba, igitambara gikingirije ahera cyane cyatabutsemo kabiri. Bibiliya ivuga ko icyo gitambaro cyari gitandukanije ahera n'ahera cyane ho mu isezerano rya kera, ngo ubundi cyashushanyaga cyari ikigereranyo cy'umubiri wa Yesu. Ubwo Yesu Kristo yapfaga mu buryo bw'umwuka, igitambaro cyadukingirizaga kureba mu maso y'Imana, ngo cyari umubiri we. Niwo twari dutegereje kucikana, maze iyo nzira ikaboneka by'iteka.
ngo ubwo rero twaciriwe iyo nzira inyura mu mubiri we cyangwa mu rupfu rwe, ari rwo gupfa kwa Yesu Kristo, dukwiriye kwegera dushize ubwoba, kuko iyo nzira yarabonetse. Ni mu rupfu rwa Yesu, ni mu kuba igitambo n'umutambyi, ni mu kuba yaratuvugiye, yararangije umurimo. Ni ya maraso avuga neza kuruta ay'abera. Ku bw'ibyo rero, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, muri buko ari we uhora uvuga ibyacu imbere y'Imana, bigende bite? Twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Imana yacu ishimwe cyane. Twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi. Imana yacu ishimwe. Kubera iki umutima wawe ugomba kwegera nta bwoba, udatinya, ukomeye? Uyu mwanditsi yabisobanuye. Icya mbere ni uko inzira ari nyabagendwa, inzira iraboneye, inzira ni inzira yera, ni inzira ikinguye, ni inzira y'umucyo yanyuze mu rupfu no kuzuka kwa Yesu. Icya kabiri, kubera amaraso yatuminjagiyeho, amaraso avuga ibyiza kuruta ay'abera, nugenda udafite ubwoba. Si uko wowe ntiwakagombye kwegera, ariko hari ukuvugira yicaye iburyo bw'Imana ngo akuvugire. Umutima wawe rero ukwiye kuvanwaho kwimenyaho ibibi, kuko uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana. Haleluya! yakwejejeho amaraso ye ngo ukunde umwana wawe. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi ibyo uza kuvuga ndabigusubiza, humura. Ndatekereza ibyo uri kuvuga. Ati ntabwo nzi senga, urambwira ngo ndi umukiranutsi nuko utazi ibyo nakoze. Ndakubwira umwanya wawe. Icya kabiri, Abaheburayo ibice 4:14 umurongo wa 16 haragira hatya hati: nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru. Urumva byose bazaho ishingiye. Murabyibuka igituma gusenga kwawe kugomba gusubizwa, muvandimwe, si amasengesho y'iminsi 40. Niba ari ibyo abasilamu basenze, ntimuzi ko bavuye muri 30 jours, bavuye mu minsi 30 y'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Yewe si bo bonyine, abahindu n'abantu bo muri cyane cyane muri Timor, muri Republique Timor, abantu b'abamoko, abantu bakunda kumara iminsi 100 muri meditation transcendantale batarya. Ntabwo ari cyo gikomeye, ahubwo dore gusenga kwawe aho gushingiye nuko dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru. Muri buku utambyi icyo bivuga, umutambyi ni umuntu uvugira abantu imbere y'Imana, ni umuntu ukora umurimo wo kuvugira, wo kwitwarira abantu imbere y'Imana, wo gukora umurimo wo kubera abantu maso imbere y'Imana, kuko Yesu ari umutambyi. Muri buka amaraso y'uko avuga ibyiza kuruta ay'abera, ari we Yesu umwana w'Imana. Dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Muvandimwe, wizeye kuva muri icyo kibazo, komeza uzature, kuko ni ingororano y'abategereje, y'abashaka Imana. Icya kabiri, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Wari uzi ko Yesu ari na hafi yawe ngo agukomeze muri uko gutegereza? Dawidi yaravuze, ndumva ari Zaburi ya 27 umurongo wa 13. Uyu murongo ndawukunda cyane, ntabwo nawuhaye muvandimwe udufasha ku buhanga bw'ibyuma ngo awudushyirireho, ariko nawe nzi neza ko ufata mu mutwe. 27 umurongo wa 13 aravuga ngo, mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka nkiri mu isi y'ababaho. Arongera ku murongo wa 14 aduha inama ati, yewe jya utegereza Uwiteka. Nongeye kuvuga ngo tegereza Uwiteka. Murabyibuka rya jambo twavuze, abegera Imana bose bakwiye kwizera ko iriho, yarangiza ikatanga ingororano ku bayishaka. Dawidi nawe yageze hariheba, ariko aravuga ngo, ngiyewe ibanga afite ryabaye rimwe, ubundi nanjye mba nararabye, mba naraguye muri convergence spirituelle, mba naraguye mu kuremba, mba ndi muri coma spirituelle, ntaza hondi nkurikije ibyo nanyuzemo. Iyo gusa ntizera ko nzareba kugira neza kw'Imana nkiri mu isi y'ababaho. Muvandimwe, kuba utarapfa, ndagira mubwire ngo uri umukandida w'ineza y'Imana. Aho uri guca muri icyo gikombe, muri ibyo bibazo, aho wumva umutima urabye rwose, umutima uraraba pe, ariko komeza wizere kuzareba kugira neza k'Uwiteka. Kandi humura, umutambyi mukuru uri iburyo bw'Imana ababarana nawe mu ntege nke zawe zose.
ahubwo uyu nguyu wibwira ko yagutaye yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, gusa aho dutandukaniye ni uko watigeze akora icyaha. Umurongo rero wa 16 ariwo nakuzaniye mubwira ngo dore intambwe yindi nyayo yo gusenga, yitwa intambwe ivuga ngo ni wegera Imana ufite umutima udatinya. Umurongo wa 16 niwo usobanuye aya magambo nkubwiye sayasenga. Uravuga ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya. Mu cyongereza baravuga ngo ni seal of mercy, ni intebe y'ubuntu. Ni ubuntu ni ryiza, eda iryo jambo ndarikunda. Ubuntu bisobanuye iki mu kinyarwanda? Ni mwegera intebe yaho ubonera ibyo udakwiriye. Ubuntu buduhesha ibyo undeserved favor, kubona ibirenze ibyo wowe wibwira udakwiriye. Niyo wavuga ati se koko n'ibyaha n'intege nke, naho nanyuze, nuko nananiwe, naho mvuka, bya bindi byose bitwereka ko hari ibyo tudakwiriye. Reka mubwire muvandimwe, ni wegera intebe y'ubuntu udatinya, avec audacité, nkuvuga ngo nta kure mu buntu bw'Imana ntazagera, nta neza Imana itanga ntabona. Haleluya! Nta migisha, nta buntu, nta bisubizo niba kuko Imana ibitanga, kubera ko negereye intebe y'ubuntu. Haleluya! Ndagira kumenyesha ko intebe y'ubuntu yabaye intebe y'ubuntu kubera Yesu Kristo. Mu isezerano rya kera bayitaga intebe y'ihongerero. Kugira ngo uyegere, umutambyi yagombaga kuba yajyanye amaraso, kandi rimwe mu mwaka, ndavuga umutambyi mukuru, akagenda yambaye icyo bita amakomamanga. Yabaga yambaye inzogera ku kuguru kwe, aboheshejwe umugozi ukomeye nk'ikiziriko, ni ukuvuga isheni, umugozi uremereye, kugira ngo nagera imbere ya ntebe y'ihongerero amaraso ntiyemerwe, Imana ikaba yahamutsinda, bazakurura umurambo bawusohore, kuko nta wundi wahagera nawe yahapfira. Iyi ntebe yitwaga intebe y'ihongerero, bayihongereraga amaraso, bayihongereraga ibitambo. Ariko ku bwa Yesu Kristo iyi ntebe yitwa intebe y'ubuntu, intebe y'imbabazi, intebe y'ibambe, intebe y'ubuntu, intebe y'impuhwe z'Imana, aho ubonera ibyo ukwiriye, aho gutinya kwe gukiye gushirira, ubwoba bwe bukwiye gushirira, aho uvuga ngo nanjye yazantabara. Muvandimwe, ni wegera intebe y'ubuntu udatinya ku bwa Kristo Yesu, kugira ngo bigende biteze, kugira ngo ubabarirwe, ubone ubuntu bwo kugutabara muri ibyo bihe uri gucamo, muri ibyo bihe, kandi mu gihe gikwiriye. Inshuti yanjye, urakibuka cya gihe nakubwiye, igihe cyitwa icyo gihe cy'Imana cyitwa Kairos, naho twebwe tugira icyo bita Kronos. Uyu munsi turi kuwa gatatu, itariki 2 z'ukwezi kwa 4. Ibyo ni ibihe by'abantu mu mwaka wa 2025. Uku kwezi ni kurangira kuzasimburwa n'ukundi. Ibyo byitwa ibihe byacu, turabara mu bihe byacu. Ariko Imana ijya igira igihe cyayo, yageneye kugutabara, yageneye kukwirura, yageneye kukumara ubwoba, yageneye kugusubiza, yageneye kukugenderera, yageneye kuzuza akanwa kawe ishimwe, yageneye kuguha ubuhamya, yageneye kukwambura ipfunwe n'isoni, yageneye kukuneshereza. Ni wegera intebe ikigusaba gusa, egera intebe y'ubuntu bwayo udatinya. Ya ntebe, kubera impamvu badusobanuriye, icyambere, umutambyi mukuru Yesu Kristo, iyi ntebe yayihinduye intebe y'ubuntu kubera amaraso yajyanyeyo. Iyi ntebe ntigitinywa, ntigihongererwa, zabaye une fois pour toutes. Uyicayeho yitwa buntu, yitwa mbabazi, yitwa muhwe, kubera umurimo wabaye ku musaraba, kandi iburyo bwe wa mutambyi arahibereye. Nubivuga nabi arabivuga neza, humura. Nusoberanya amagambo arayatunganya, amaraso yavuga ibyiza, azi icyo ukeneye. Ni wegera intebe y'ubuntu udatinya, wigira ubwoba, reka ubwoba, egera Yesu. Nta kurebana igitsure, nta kurebera mu byashize, aragutegereje, yuzuye imbabazi, akunda abaziwe. Haleluya! Nk'uko twabivuze, azi gukiza abegerezwa Imana bose nawe, azi gukiza abegerezwa Imana bose nawe. Erega niwe wagushizemo ishyaka n'inzara n'inyota byo gusenga, azi gukiza abegerezwa Imana bose nawe. Ntiwagwa imbere ye, ntibishoboka. Ntiwapfira ahari, ntibishoboka. Azi gukiza abegerezwa Imana bose nawe. Icyanyuma soza, ari none navuze ngo ndagaruka, wowe warubwiraga ati negere koko Pastor Senga nuko utanze. Reka nkubwire, nugera imbere ye ukumva umwuka aracyakwereka, aracyagutungira urutoki icyaha,
ndagira nkubwire aha niho benshi ndabizi niko twigishijwe, benshi bakambwira ati niho wakagombye kuba wabanje, niho hambere ubundi, iyi niyo nkingi ya mbere. Hoya, ntabwo ariyo ya mbere. Ntabwo Imana idusaba kugenda twibonaho ibyaha. natanze urugero, umwana wanjye hari igihe bajya bankorera amakosa, ndashimira Imana ko yabaye umubyeyi, kandi ndayishimira ko yangiriye ubuntu nkaba umubyeyi, bituma numva neza ijambo ryayo. nigeze nyine nk'uko nawe uri umubyeyi ndakarira umuhungu wanjye mukuru, ndamurakarira kandi ndanabimubwira ndarakaye. maze kurakara yari yankoreye amakosa, ariko kandi sinari ndakaye nk'uko yibwiraga, ko ari ukugira ngo uburakari bwanjye ahari nabubona bumutere kureka amakosa yakoraga. nuko nicyo nari ngamije. naho ubundi mu mutima urukundo n'impuhwe no kumva mukunda byari birenze ubwo burakari. ariko ndavuga ngo ngomba reka mbivuge mu bundi buryo, ngomba kwirakaza kugira ngo ahari abireba atinye, maze areke ibyo nashakaga ko yareka. nuko hashize iminsi mbona yakutse umutima, mbona yibwiye ko nkirakaye, naza nseka nkabona we ntabwo ariko bimeze, nashaka ko dukina nkabona harimo akantu ka reticence, harimo akantu ko kubona harimo barriere. noneho ndicara ndamubwira nti ni iki, habaye iki? aterega ndatekereza ko kindakariye. ndamubwira nti ntabwo ubizi, ntabwo nshobora kukurakarira ngo mbigubane iminsi, iyo bukeye mba nabyibagiwe. ntabwo ari ukomeza, niyo nabyibuka mu mutwe, ariko mu mutima kubera urukundo ngukunda nta kibi kiba kikurimo. wowe uyibwira ko ngikurakariye, ariko ntubona ko ngiye byarangiye. reba imigirire yanjye, urabona ngikurakariye. muvandimwe, ni uko Imana imeze. ariko kandi reka bariho soreza, nunagera imbere yayo umwuka wera akagutungira urutoki akakwereka icyo ukwiye kwihana, ntukabure kumwemerera. jya watuza akanwa kawe umwaturira ibyaha byawe. Zaburi ya 50 Dawidi yaravuze ngo ndaturira Uwiteka ibyaha byanjye. Uwiteka aba ari we waturira. nyumva neza, umwaturire, umubwire ngo ngusabye imbabazi papa, ngusabye imbabazi zo kutumvira umwuka wera, ngusabye imbabazi zo kwemerera kamere yanjye ibyirarikira. wibuke ushize ubwoba kuko agufitiye imbabazi, yiteguye kukubabarira nk'umubyeyi, naho nk'umucamanza aho yakubabariye kera ubwo wizeraga. ahubwo uyu munsi ni umubyeyi, mwaturire kugira ngo ubone impuhwe, usubire mu rukundo rwe, usubire mu mbabazi ze. Imana yacu ishimwe cyane. nabyo si ibyo kugutera ubwoba, mwaturira intege nke zawe, mubwire. kubera iki? kubera ko kwatura ibyaha byawe no kumubwira intege nke ntabwo ari ikimenyetso cyo kutizera. oya, ahubwo ni ukumenya ko Imana ari papa nawe ukaba uri umwana. gukuraho kumubwira ibyo wibwira ko ari bibi, nka wa mwana w'ikirara ati ningera imbere ye ndamubwira ngo data, nacumuye ku yo mu ijuru, cumura no mu maso yawe, singikwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. ngo ise ntiyamwemereye, yarangiza ayo magambo, nta n'icyo yigeze asubiza kuri ayo magambo, ariko umwana yaruhuye umutima we. kwatura kwe kwaramuruhuye. muvandimwe, mubwiza ukuri, ubikore nk'uko mu rwandiko rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 8 havuga. haragira hatya hati, nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twebwe. bakundwa, nkunda umurongo harakomeza, ahubwo mwaturire Uwiteka ibyaha byanyu. niba wumva umutima ukureze ukakubwira icyo ugushinja, ndagusabye ntukawirengagize. uko siko kwizera, oya, ahubwo ni ukumvira umwuka. numara kugenda gutyo, wumvise aho twahereye, mu rukundo, mu mbabazi, mu cyo wagizwe cyo, mu kuba umwana ku bwa Yesu uwo ari we, hanyuma no gutirwa ngo negere intebe y'ubuntu, hanyuma ukumva umwuka kwibukije, akweretsaho cyane cyane. iyo tugezaho akunda kutwibutsa aho tutumviye umwuka wera cyane, aho utumviye umwuka wera, aho yakubwiye gusenga ntiwasenga, aho yakubujije kugira aho ujya ntiwagenda. kuko akenshi ibyaha tugwamo, uzabirebe, tuba twananiwe kumvira umwuka wera. ahanini umwuka aba yadutungiye urutoki, wijyayo, wikwambara utya, wivuga gutya, waretse kumuhamagara, waretse kuhura nawe hariya hantu, ko izira nshuti waziretse. akenshi icyaha cyacu nyamukuru gishingira mu kutumvira umwuka wera. rero musabe imbabazi, mubwire, mwaturire, mwemerere kuba mubabaje, umubwire ngo mbabarira. kubera iki? kugira ngo urwandiko rwa Yohana nanone ibice 3 umurongo wa 21 ubashe kugira umutima. haravuga ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, turushaho gutinyuka, turatinyuka imbere y'Imana. ni byiza ko utirengagiza umutima.
ngwino dukureho urusika ruri hagati yanjye nawe, maze winjire mu mudendezo wanjye, winjire mu munezero wanjye. Haleluya. Wibuke icya mbere, akenshi twe twita kuri fruits. Naragize gutya, navuze nabi, naratukanye, naribye. Ibyo biza bikurikira iyo twananiwe kumvira umwuka wera, kandi umwuka aba yavuganye n'imitima yacu mu ijwi ryongorera, tukamucecekesha. Rero ni wiyunge, numubwire ngo banza umenye ngo igikomeye wishe ubusabane, wananiwe kumvira umwuka wera, wanze kumva guhana. Icyo nicyo cyamubabaje kuruta, kuko ibyo wakoze ni inkurikizi yo kutamwumvira. Mubwire ngo ndagusabye imbabazi mwuka wera, ngusabye imbabazi data, mbabarira iyo ntakoresha ya telefone, iyo ntaza guhamagara wa muntu, kandi narabyumvise ko mpana, ariko nakurikiye ibyo ndarikira, none ngusabye imbabazi. Imana yacu ishimwe cyane. Nyemerera soreze kuri Zaburi ya 68 umurongo wa 18. Haravuga ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Ariko koko Imana iranyumviye, icyarije ugutwi ijwi ryo gusenga kwanjye. Aya magambo mu Gifaransa byenda mumbwire niba namwe ari byo. Mu Gifaransa haravuga, muri Bible Darby haravuga ngo unyumve: si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mu Kinyarwanda sobanuye amagambo ngo iyo nza gukomeza kureba ibizaha byo mu mutima wanjye, Imana ntiba yaranyumvise. Unyumve traduction rwose, Ikinyarwanda ndakizi murabizi, n'Igifaransa si cyinshi, ariko iki ni uko kivuga. Muri Bible Darby haravuga ngo ntabwo ari yavuga ngo iyaba naribwiraga. Oya, hano baravugaga ngo iyo nkomeza, si j'avais regardé, iyo nza kureba gukiranirwa kuri mu mutima wanjye, ngo Imana ntiba yaranyumviye. Umva nkubwire n'umuvandimwe, Imana nyuma yo kuyibwira yuko wayicumuyeho, yuko umwuka wera wamubabaje, wanze kumvira ijambo, icyaha gikomeye gishingiye mu kutumvira umwuka, hanyuma bituma amaboko yawe akora, ibiganza byawe bikora, akanwa kawe kavuga, amaguru yawe agenda. Ibyo ni igisubizo, ni rendement yo kutumvira wagize, kutumvira umwuka wera. Rero numara kubimubwira, ndagira mumenyeshe ko nukomeza kureba gukiranirwa kwawe, Bibiliya ivuga ngo bizatuma utumvirwa n'Uwiteka. Aya magambo tuyatraduje dukoresheje Bible Darby, twavuga ngo iyo nza gukomeza kureba gukiranirwa ibicumuro byanjye byo mu mutima wanjye, ntabwo Uwiteka yari kunsubiza. Ntabwo Imana ikunda bameze batyo. Yemere, wasabye imbabazi, yego yarakubabariye. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu, niwumva umuntu amvuga nabi, ukumva senga yaragize gutya, rega njyewe ndabizi njya ngwa mu ntege nke, ndabizi njya nkiranirwa, ndabizi njya nanirwa, nanjye mbyimenyaho rimwe na rimwe. Numva umuntu uzambabarira nk'umuva byanjye, uretse kukubabaza ntacyo nakora ngo mbihindure, gusa nagira umugisha kuri wowe ukambabarira, kuko rwose uri mwene data, umbereye umuvandimwe. Rero nyuma yo kwihana kwanjye rwose sinkireba ibicumuro byo mu mutima wanjye, kuko ndabizi uwakomeje kureba amaso areba ibyaha ntatumbira inyamana nyirimpuhwe ngo imuhe gusubizwa. Reka nkubwire, iyo nza gukomeza kureba gukiranirwa ko mu mutima wanjye, ntabwo Uwiteka aba yaranyumviye, ariko kuko Imana iranyumviye, icyarijwe ugutwi ijwi cyo gusenga kwanjye. Nshuti yanjye, uzi impamvu? Nuko wizera imbabazi Imana yakugiriye muri Kristo Yesu, nuko wizera ko Imana ari inyampuhwe. Ibyo bituma koko imbabazi zigusangirizwaho. Yesu aguha umugisha. Ndagushimiye, ndabashimiye, mwarakoze kuntumira, mwarakoze kuntega amatwi. Ndizera ko hari Imana irushijeho kukubwira mu ijambo ryayo. Ntukayihishe intege nke zawe, uko siko kwizera, ariko yaturire, umenye neza ko itagushinja, aho bikeneye ko icyo gihu icyo gihu uko kumva utandukanijwe uyiri kure kubera ibyaha byawe bikurwaho, mukongera mugasubira mu busabane. Data aragukunda, umwuka wera aragutegereje, Yesu yaragupfiriye. Niwegere intebe y'ubuntu udatinya, kugira ngo uhabwe ubuntu bwo kugutabara, uhabwe ubuntu bwo kukurengera mu gihe gikwiriye. Ndasenga Imana nyisaba ngo icyampa mu minsi iri imbere
uzampamagara nk'ubuhamya umbwira ngo nyuma yo gutozwa kwiga gusenga nk'uko Imana ibivuga mu izina rya Yesu, kuyegera ntatinya, ubuzima bwanjye bwarahindutse, ubwoba bwarashize, ndumva Imana inyegereye, natangiye kubona impinduka mu buzima bwanjye, akanwa kanjye kuzuye ishimwe, igitondo ijoro ryimukiye igitondo, ubu ndagendana imbaraga, nkomejwe n'iyampamagaye. Nicyo nkwifuriza mu izina rya Yesu, amen. Nongere mbashimire, nongere nshimire Pastor Hortense, shimira abafatanije uyu murimo, shimire mwebwe barinzi bo ku nkike, mbashimire mwamwe mwadukurikiye kuri YouTube, mukadukurikira kuri Zoom, mwarakoze kubana natwe. Dushimiye Imana kubwo buntu yatugiriye, namwe kandi mbashimira ko mwakiriye amagambo Imana yaduhaye. Reka dusenge. Urakoze Mana nyir'ijuru n'isi, turagushimiye amagambo yawe, ayo waduhaye tuyahaye ubwoko bwawe, ariko nge niringiye umwuka wera uzi kugorora agasobanura neza mu mutima ibirenze ibyo twavuze. Reka aya magambo yinjire nk'inkota mu mitima y'abayumvise, yinjire nk'urumuri, yinjire nk'amazi apfutse, yinjire nk'umucyo mu mutima wari mu mwijima, yinjire ameze nk'ijwi rimara ubwoba, ijwi rihumuriza umutima wari umeze nk'igikangwe, yinjire azana ihumure, azana gukomezwa, yomore, atinyure, ahagarike wari uhetamye, amara ubwoba wari wuzuye ubwoba, maze abana bawe bagusange kugira ngo bakenure nk'uko ijambo rye rivuga, bamenye neza ko ibihe byo gusenga bimara umubabaro, binyinjizaho datari ngo musange maze nkenure. Imana nyemerera ubibutse ko ibihe byo gusenga ari uko bimeze, ibihe byo gusenga ari uko bimeze, ubamara umubabaro, ubamara ubwoba, kandi bamenye neza ko batakugora, ntacyo bakubwira bakugora, be kumera nk'abasaba umubyeyi utari uwabo, bamenye ko babwira data w'umutunzi w'imbabazi, umara ubukene mu buryo bwose, utwuzuza umunezero, nk'uko ijambo rye ribivuga mu Bafilipi ibice 4:19, ngo Imana yacu izabamara ubukene bwayo bwose nk'uko ubutunzi bwayo butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Reka ubamara ubwoba, bamenye ko ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu nta kabuza bazabuhabwa. Icyama imitima yacu ikamarwa umunezero, ikanezezwa n'igiti cy'ubugingo kibonetse aricyo cyifuzo, kugira ngo Mana iminezero yacu be wuzuye. Urakoze, sabiye umugisha abagaragu bawe, sabiye umugisha buri wese watwumvise, sabiye umugisha Didi uri ku buhanga bw'ibyuma, sabiye umugisha abatuyoboye, sabiye umugisha basenze, sabiye umugisha umuyobozi mukuru w'uyu murimo, umwagure mu mwuka, umwagure mu bwenge, umwagure muri byose, umushyigikire, umubere Imana, ukomeze umwereke ko muri kumwe muri uyu muhamagaro, ukomeze umuganirize, ukomeze umubwire nk'uko wabwiraga Yosuwa, ukomeze umwumvishe nk'uko wabwiraga Mose ngo witinya turi kumwe, witinya ndi kumwe nawe, umukomeze aho intege nke ziri uhongera imbaraga, aho kutamenya uhongera ubwenge. Akomeze abone gukoresha kwawe, akomeze abone gushyigikirwa nawe, akomeze abone ubuntu bwawe, akomeze abone imbaraga zawe, ibyo wamuvuzeho bimusohorezeho Mwami mu izina rya Yesu. Gehinomu ihombe kubwe, akomeze aba isoko n'akanwa ke kaba isoko y'ibyiringiro n'imbaraga kuri benshi. Mana umukomeze, amavi ntagasukume, inkokora ntizigatenebuke mu izina rya Yesu. Umwuka we ntukume, amazi y'ubugingo nakomeza dudubize muri we mu izina rya Yesu. Numugeze ahagutse, numuhagarike ko harengeye mu izina rya Yesu. Musabiye gusigwa, musabiye imbaraga, musabiye intege mu izina rya Yesu. Numwagure mu mwuka, numwagurira imbago, numwagure mu bwinshi, numwagure muri ubu buzima, numuhera umugisha mu ruzaro, numuhera umugisha mu rushako, numuhera umugisha mu muhamagaro, numuhera umugisha mu gihugu, numuhera umugisha mu mahanga, numuhera umugisha kubakomeye, numuhera umugisha kuboroheje, numuha umugisha mu mujyi no mu cyaro, numuha umugisha ku by'ubuzima, numuha umugisha umwuka utohabugire mu izina rya Yesu. Nukomeze umuhe kuba umugisha, nukomeze kumuhe kumuha umugisha, musabiye umugisha uva kuri wowe, umugirire neza. Nta mutima utagira icyifuzo, sengeye icyifuzo, ibyifuzo by'umutima we numuhe kubona arebesha amaso ye ibyo yifuza kandi asengera. Urakoze, uragashyirwa hejuru, uragahabwa icyubahiro, uragahora usingizwa. Ni wowe Mana ibihe byose, natwe duhabwe umugisha kandi turushaho gusa na Yesu, dusobanukirwa ijambo kugira ngo twumvire umwuka wera. Ibyo ni ibyacu nabyo none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane, shimye Imana se umwami wacu Yesu Kristo
uduha ibihe byiza nk'ibi ngibi. Ni ukuri nta sengesho na rimwe ritakara hasi, kandi ijambo ry'Imana ntabwo rimanukira ubusa. Turamushimira rero umuvandimwe mwiza Kristo yaduhaye, Pastor Senga. Uri umugisha kuri twe, uri umugisha ku itorero, umubiri wa Kristo, kandi turashimira Imana ku buntu bw'Imana uri ku buzima bwawe ndetse n'ubwenge bw'Imana yaguhaye mu ijambo ryayo. Utubereye impano nziza, utubereye umugisha. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Iyi Mana ngo idakiranirwa, ngo yibagirwe imirimo abera bakoreshwa n'urukundo bayikunze. Ni ukuri Imana yo mu ijuru kugororere ibigukwiriye, ikomeze kuvomerere kugira ngo nawe uhorane ibyo tuvomerera twebwe abitorero b'iki gihe. Imana rero shimirwa nanone ubu buryo yatanze bwo kugira ngo abantu baganire ijambo ry'Imana bari kure na kure. Ni ukuri no kugira ngo b'iki gihe hatagira n'umwe wagira urwitwazo, kandi no kugira ngo umurimo w'ubutumwa bwiza wihutishwe mu mahanga yose, hanyuma umwami wacu azabona uko aza. Rero Imana iguha umugisha Pastor Senga, nkuko twabikurikiye iby'umwuka yari yamuhaye ntago biduhaye byose nibijyanye n'umwanya afite. Tuzongera tumusabe ahari aho dufatireho ku ya gatatu izakurikiraho, tutarinze gutegereza igihe cy'amasengesho. Turaza kubivugana nawe mu gikari iby'umwami ashima bijyanye n'umwanya we n'uburyo buhari tubukoreshe kugira ngo dukomeze tukunguke kuri ibi ngibi yari yahawe n'Imana. Ndabashimira rero abarinzi ku nkike, inshuti zacu, abo tubana kuri izi platform, kugira ngo dusenge Imana iguhe umugisha. Nta sengesho na rimwe ritakara hasi. Isengesho rizana gusubizwa, riduhesha kubona Imana. Yewe niyo tudasubijwe nkuko dushaka, mu gihe tubishakiramo duhabwa imbaraga n'ubuntu bwo gukomeza kugenda kugeza igihe duhuriye n'iby'Imana yatugeneye muri Kristo Yesu. Nejejwe kandi dusoza nanone nanjye nagiza ne kubatindira n'iyi ntebe y'ubuntu. Ni ukuri ubuntu ni igitangaza, ubuntu ni Kristo. Turahabonera biriya byose twize n'ibindi byose tubikiwe muri Kristo Yesu. Ntutinye kuyegera, udatinya. Niho dukirira, niho duhererwa kumenya Kristo, niho duhererwa gusa nawe, niho duhererwa kumuhishurirwa, niho duhererwa yewe no kumenya iryo zina rya Yesu ko atareka akantu kari magique tuvuga gusa. Byose biri hariya kuri ya ntebe y'ubuntu tutari dukwiriye kwegera, ariko twegerejwe ku bwa Kristo. Reka nanjye mbasengere dusoza, kandi dukomeze dusabire Pastor Senga umugisha kugira ngo Imana imurinde, imuzigame, imugwirize ibyayo muri iki gihe cyacu kugira ngo dukomeze twunguke. Reka dufatanye gusenga. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Shimira kandi abo dufatanya uyu murimo bakomeza guhagarara mu cyuho. Ntabwo natangiranye namwe amasengesho, ariko naho narindi nabaye amahoro, urugendo rwagenze neza, ivuga butumwa naririmo ryagenze neza, kandi ndashimira Imana. Reka dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu, mutima wanjye uragushimye, mutima wanjye ugushyize hejuru. Waduhamagariye kutugirira neza, wadukuye mu mwijima wicura burindi, ndetse ijambo ryawe riratubwira ngo ugukurikira ntazagenda mu mwijima ukundi. Ndagushimira iyi ntebe y'ubuntu umunyabyaha yegeraho agakira, ushobewe yegeraho ukamubera umucyo, wari ucogoye yegeraho agasubizwamo imbaraga, wari uguye umwuma yegeraho agasubizwamo intege mu bugingo, akongera akavomererwa. Ndagushimira ko abakwegera twese waduhaye kwizera no kugororerwa. Urakoze mwami w'abami. Ntabwo tukureba nk'Imana yakure ngo uriho cyangwa nturiho, turabizi neza ko umuntu wese ukwegera abizi neza kuriho kandi kugororera abagushaka. Ndagushimira abahungu n'abakobwa bazamuye amajwi, basutse imitima, bagize ibyo biyima mwami kugira ngo babe imbere yawe. Ndabizi neza ko gusenga kwabo no kwitanga kwabo kudashobora gupfa ubusanya guhora ku ngoma. Ndagushimira ibyo tubonera imbere y'intebe yawe. Ndagushimira abo turi bo muri wowe Kristo Yesu. Ndagushimira ko tugize abana Data, twemera, turemewe, ntitukihonga, ntitukiguririra. Ntabwo ibitambo tubitanga ngo kugira ngo twemerwe, nta nubwo y'amasengesho y'imisa tutuyarimo kugira ngo twemerwe, ahubwo twaremewe kubera icyo wakoze Yesu. Ndagushimira ubuntu bwawe butagira akagero. Ngo reka iri jambo rishorere imizi mu mitima yacu, uduhe kongera kurirya no kuryuza kugira ngo dushorere imizi muri ryo, turushaho kukumenya Kristo, turushaho kuguhishurirwa, kandi uko tukwegera nta kabuza ni ukuri tuzarushaho gusa nawe. Kubabaza umwuka wera bizagenda bigabanuka muri twebwe, tuzagutumbira rwose, turushaho gusa nawe, turushaho gukura tugana mu kigero cy'igihagararo cyawe. Urakoze mwami w'abami, urakoze kubitanze kugira ngo igicaniro cye kuzima, urakoze kubitanze kugira ngo ubu buryo bw'ikoranabuhanga bukunde, urakoze kuri Pastor Senga wari aya majoro ategura iby'umuhanya guhora ku ngoma, urakoze kubitanze basenga, iyo abakora ibigaragara n'ibitagaragara byose babitewe n'urukundo rwawe wasutse mu mitima yabo.
yabo nubishimirwe nyaguhora ku ngoma, nubaho umugisha, nibavomererwe abadusengera abadukomeza amaboko, nibavomererwe ibiri ku ntebe yawe bidakama Uwiteka Mana Nyiringabo, maze twese turushaho kukubona, turushaho gusa nawe, kandi turushaho guhinduka icyo wifuza ko tuba cyo mu minsi udutije. Erega dore ntago twakijwe nk'abakuwe mu muriro ngo duhite dupfa tugusange, kandi byari bihagije. Nukuri wa munsi twakwiringiye tukakwizera, twari kubana nawe byari bihagije. Ariko dore twese udutije iminsi yo kubaho Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo duhuzwe n'icyo waturemeye, kugira ngo tubeho tugisohoza, maze kubaho bitubere Kristo, kubaho bibewe Kristo, no gupfa bitubere inyungu ko twagusanga. Ariko niba tugifite icyo twakora inahangaha Mwami, kidukomerezemo, icyo unyifuzaho ukimboneho, icyo wifuzaho uyu muvandimwe ukimuboneho, icyo wifuza kuri Pastor Senga ukimuboneho, maze dusohoze ibyo wagambiriye. Ya mirimo myiza buri muntu yaremewe muri wowe Kristo Yesu, tuyihagararemo, tuyinoze, tuyisohoze, maze igihe uzahamagara amazina yacu Mwami, tuzitabe twarangije gukora ibyo wadushakagaho byose, twarabaye icyo wifuzaga ko tubacyo. Urakoze ko wumvise gusenga kw'abera Mwami. Reka abera bahozwe amarira hanagurwe ku maso yabo, reka abera basubizwe mu imbaraga, reka bariraga bahumurizwe, reka binzira yaribanye umwijima, umucyo wawe wongera ubavire Uwiteka Mana Nyiringabo. Tukuzaniye Mwami bya bibazo na zangorane zitavugika, iz'abahungu n'abakobwa batabasha kuvuga mu mazina yabo, ariko wowe urabizi. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Ariko Mwami wanjye, ni igiki wayoberwa mu bimusoba? Ni igiki wayoberwa mu bimuraza ijoro? Ni igiki wayoberwa mu bimazeho imyaka yibwira ko bitagishobotse? Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ucishe kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwe, abona imbabazi zawe atakumva nk'ibihuha. Uko niko wagiriye bashiki ba Lazaro nyaguhora ku ngoma, bari inshuti zawe, bari bazi n'iby'umuzuko w'abapfuye ko bizabaho. Nukuri bari bafite ibyanditswe mu mitima yabo, bari bakuzi nk'Imana ibasha gukiza abarwayi, bari bakuzi nk'umukiza, bari bakuzi. Ariko igitondo kimwongera batunguza ibyo batari bazi nyaguhora ku ngoma. Ndakwinginze ngo abahungu n'abakobwa dufatanyije kugutegereza, wongere ubatunguza ibyo batinzemo Mwami, bibwira haraho ko bitagishobotse, ubatunguzi neza, maze nitugira umugisha wo kongera guhura, tuzabe twongeye ubuhamya, tuzabe twongeye amashimwe, tuzabe twongeye gukomezwa mu mitima. Ntiwemere ko uyu muhungu n'umukobwa batakaza umunezero w'agakiza, ahubwo bakomeze barushaho kwigira imbere, barushaho kurabagirana, ngo nazabisanzwe ngo nayigeragereshwe umuriro. Reka Mwami, igiye kwizera kwacu kwasabwe, igiye kwizera kwacu kwagerageza, turushaho kurabagirana, turushaho kukwizera, turushaho kubona ubwizerwe bwawe, turushaho kugukunda Uwiteka Mana Nyiringabo. Tuvuze umugisha ku gihugu cyacu, tuvuze umugisha kuba kwambaza hirya no hino, tuvuze umugisha wawe ku itorero, tuvuze umugisha kubakangurira benshi ku bukiranutsi. Ubaho umugisha abakozi bawe tuzi, ubaho umugisha abo tutazi bakora imirimo yabo mwibanga, utuvomerera Uwiteka Mana Nyiringabo, duhorane ibivuye iwawe kugira ngo tubigaburire ubwoko bwawe. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire. Senga umuzigamane n'umuryango we, umudamu we n'abana babo barindwe, umurimo wawe washyize mu mitima yabo Mwami, wahe kuwukora nk'uko ubishaka, ubuzuzi ibyawe badacogoye, bataguye isari, bakomeze kuvomererwa nawe Mwami, kugira ngo ibyo ubuzuza babashe kubiha abandi. Urakoze Papa kubw'umwanya we yatanze, akabana natwe mu nshingano nyinshi, mu gukorera hirya no hino. Ibyo byose nabyo bimuhera umugisha. Icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibaha umugisha, ibagire neza. Dukomeje gahunda zacu zo guterana mu buryo dufite bwa online. Murabizi buri wa gatatu saa 11 za mu gitondo tuba dufite niba ture kuri Zoom, umwanya mwiza wo gusenga, tubibanemo n'iyo gahunda utaruyizi. Hanyuma ku wa gatatu mu mugoroba saa 12 n'igice nanone tugatangira gusenga kuri Zoom, ndetse tugasoza twumva ijambo ry'Imana uko Umwami abidushoboza. Mugire umugisha w'Imana, gusenga kwawe gusubizwe, ukomerere mu Mwami. Imana yacu niyo kwizerwa. Urakoze kubana natwe. Pastor Senga, Imana iguhe umugisha cyane, udutahirize abera aho Imana ikohereza hirya no hino. Ugire umugoroba mwiza, ugire ijoro ryiza. Urakoze kubana natwe. Merci. Namutuvubira imvura mu
tugarukeho tuje guhabwa umugisha wadusezeranije